Oh yes, mbaye ikaze kuri mikoro za Mr Today TV. Ni wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru agenda caracara by'umwihariko y'abasitari hano iwacu mu gihugu, by'umwihariko muri sinema nyarwanda. Tugenda tubagezaho sport update. Njye uri kumva kuri mikoro nyita Mr Kira, inshuti ya bose, inshuti y'abadiaspora, inkuba ku butaka. Uyu mwanya wa none reka nkuyikaze mu kiganiro tugiye kubagezaho bamwe mu basitari uwitwa Captain Regis yagiye avugaho mu kiganiro gikorwa na Tayikundi, aho azana umusitari akagenda amukwereka ndetse ukamuvugaho ibibazo bitatu umuziho. Reka dutangirire ku munyarwenya wa mbere, muramuzi bamwita Nyakso. Yamuvuzeho byinshi bitandukanye, byinshi biteye amatsiko, byinshi bitangaje. Reka ntangire wiyumvire. Nyakso ni umwe mu bantu twakoranye b'abahanga. Nyakso ni umwe mu bantu batekereza ku rwego, iyo agiye mu gihe cyo gutekereza ikintu cyose mwaba muri gukora gihita gihinduka, ahita agenda. Nyakso ahantu hose murahajyana kuko ni inshuti yanjye cyane. Ubwo tugiye no kwiyahura nkeka ko twajyana, kuko ahantu henshi nyine iyo bibaye ngombwa ko tuhajyana atagiye kujya gutekereza turahajyana kabisa. Ubwo niba ni umwe mu bantu twakoranye featuring, kwanza mu mbere twakoranye featuring igakundwa cyane. Twakoranye featuring zanjye nawe zirakora. Ni umuhanga cyane ku rwego bidasaba kumubwira icyo gukora, nawe ntabwo yirirwa ambwira icyo gukora, turaziranye. So twakoranye rero nta gusubiramo, kandi arategura ibintu byiwe mu byitege byiza byinshi. N'umukunzi we mu murebe, Nyakso afite umukunzi yamutweretse, so nanjye namubonye nabyishimira. So n'umuvandimwe wanjye. Uyu reka tumuveho tujye ku wundi munyarwenya, nawe bamwita Mitsutsu Comedy cyangwa umwite Kazungu Emmanuel. Captain Regis nawe yamuvuzeho byinshi bitangaje. Ese wari uzi ko Mitsutsu yigeze kuba ari umumotari? Ese wari uzi ko ariwe watwaraga abasitari bano bose mubona? Ese wari uzi ko sinema yitangiye vuba akaba ageze kuri uru rwego? Reka ntangire wiyumvire. Mitsutsu aradusetsa cyane. Mitsutsu afite impano. Mitsutsu twamenyanye kera. Ikintu cya mbere muziho ni uko role yanjye ya mbere namuhaye muri filime twakoraga y'ubugome bwa Yuda ya Yesu. Namuhaye role yo kuba impumyi man. The guy mubwira script ntabwo yigeze asubiramo rimwe, one take kabisa. Nita watu no mujama afite impano. So tuzanyeho mbere kabisa. Ari umumotari wanjye personal, amuhamagara tukajyana, akajya ambwira ko afite impano. Ntago ari njye atwaraga gusa, dutwaraga turi benshi, ugenda n'abandi yatwaraga muzabageraho. Ariko Mitsutsu ari umusaze kuri yabikina, ari umusaze kabisa. Mitsutsu ntabwo atinya gushyira moto mu 120 bro, kwa kundi haburaga iminota 5 muri lockdown 2020, mukaba mugezeho iminota 5 itarashira, kandi agukuye Kacyiru akujyanye Nyamirambo, cyangwa njye mvaye Nyamirambo anzanye. Mitsutsu nawe reka tumuveho, ahubwo twerekeze kuri Clapton Kibonke. Nawe yamuvuzeho byinshi bitangaje kandi utaruzi. Ese wari uzi ko Clapton Kibonke ari umworozi, cyangwa wari uzi ko ari umukonyine? Reka nkureke wiyumvire. Clapton Kibonke afite restaurant nziza. Ikindi Clapton ni wa kera. Bibaye hari nk'imyaka umuntu agenerwa gukora abakinnyi bajya 40 bakagenda, Kibonke ntabwo agombye kuba gikora, agombye gutanga umwanya akaza n'abandi. Ariko Kibonke ntanasaza, ahubwo arakomeza akaba muto mu maso niba ari kwa n'amafaranga. Kibonke ni umwe mu bantu nta mwanzi agira. Kibonke nta mwanzi agira kabisa. N'umuntu wanga Kibonke aba yiyanga. Ego wenda ibisindi kwivugira ihene yazanye ngo azamamagare numveho. Ariko Kibonke kabisa ni umwe mu bantu baduha ibintu biri quality, projet ziwe
kandi no mu byo kurya kambigarukaho cyane hari impamvu bikaza biryoshye kabisa. Harajyaga nyakoresha komande yitwa Rakabo n'iki ewana njyaho ugahana ati njye nibaza ahantu arangura tu Kibonke ntago arangura. none se uzwi natanga ibiryo byinshi ko zirankariza ziranyama turya ngariza ko Kibonke nyine bavuga ko ari uwo mutara turya inkazi niyo mpamvu adahomba nyine bugahora ari umuceri cyane. Umuceri wenda sinzi umuceri ntago nzi niba ari uko nta muceri werayo wera Nyagatare nta muceri nzi wera Nyagatare umaze gukora udahari udayibumbi 18 bayo babyita ngo ni y'abantu batatu uziyije burya muri abantu 12 yego ya ariko Kibonke nagira rye nyine yongereho akantu byibona ko tumaze kumurusha ibiro kabisa yongereho uyu nawe reka tumuveho ahubwo twigire ku cyamamare mu sobanuzi wa filimi muramuzi yitwa Rocky Kirabiranya mwite Kimomo wari umuzi se yamuvuze byinshi bitangaje byinshi biteye amatsiko ngaho nawe nyumvira. Rocky igeze ku mukozi wanjye atarazamuka tiyambonye anyita manager iyo duhuye anyita manager. Rocky yabaye umukozi wawe yagukoreraga iki? Rocky ndi mu bantu bagize uruhare mu izamuka rye uramuhamagaye abikubwira. Rocky yakoraga filime ziwe abikona ba Junior n'abarebare ntago ari kubazamukana byabaga bigoye none ubona afite ukuntu bazi gusobanura cyane. So Rocky rero navuga ko naba Junior icyo gihe nabahaga akazi bagasobanuza amafilime twaranayagurishije mu Rwanda hose n'ibyumba baranzi ngiye nari umuntu wibanda mu bya filime cyane kugurisha nyine amafilime kuko tugurisha amafilime ku maflash n'ibiki turi kuvana ibintu kuri CD tubizana ku maflash no kubitangatangana. So rero Rocky umwe muntu nafashe ashoboye ntago navuga ko ngiye nagiye kumwigisha ibyo gusobanura nagize uruhare kuri promotion yiwe umenyekanisha. Aka kanya Rocky yicara akambwira ati Reji shaka kanya tuzicare tuganire kabisa dusangire manager kwanza nyita manager kuko nari ntaraba regisi nari ntaraba ngewe hari aba promoter twahoze inyuma ariko tutaraba ngaba atagira umuntu ugira ngo wenda nabikoraga nduyu nguyu uko izina rya Rocky rimaze igihe ahubwo ngiye nageraga gutya nkavuga ni Rocky ararusha abana bantu pe. Hari abandi basobanuzi bari bahari bambaraga marinette sinzi ukuntu babitaga abitwa bari basobanuraga igishinwa bose nari mbafite muri company abitwa ni benshi hari n'undi wasobanuraga na Rocky wasobanuraga filime z'igihinde sinzi niba muzi yakuza. So rero araboro bakoreraga gutya ukuntu mu cyumbati. So Rocky nyine agenda ari magenge yiwe ba Kadafi ubu Rocky genge yiwe utari muri genge ya Rocky ewana menya ngo filime zawe biragoranye kugira ngo nibura umusobanuzi mushyashya uzazamuke. Ari kuzana n'abandi bitwa ba mugiye na urenze byatare muri iyi minsi waje witwa Gaheza nawe arabamara abantu bakunda filime zidabinze. Gaheza nawe n'umusobanuzi mwiza kandi mu bari gukorana Rocky ndakeka. So Rocky rero umwe mu bintu muziho ntabwo ajyaga aryama filime atarayirangiza. Rocky reba n'ibiganiro byo muri iyi minsi ntabwo Rocky yajyaga aryama akujya ona harukona boro abajama bavuga ngo iyo ugiye kuryama nyine witongera ukavugurura ugakomeza yimuraga akantu kiwe agahita ajya mu kazi yamara kujya mu kazi agakora mundi akanywa amazi kwa inzoga zari gakeye cyambere cyari akazi kuri Rocky ku buryo Rocky boss yageze arambwira ko nanjye nafite boss mukuru arambwira ati manager ngwino arambwira ati uyu musore ndamubwira ati yandi kumureba nabasankara bakoraga ku Gisenyi bose tuvugana umunsi kundi bo ayaba legend man Rocky ari kuza bro bose ndabafana ni inshuti zanjye pe ndabafana Junior Sankara Gaheza n'abandi ndabafana. Reka uyu nawe tumuveho ahubwo tugaruke kuri Scovia Mutesi. Uyu muramuzi ni umunyamakuru mwiza cyane akaba nahagarariye abandi banyamakuru by'umwihariko hano mu Rwanda. Reka nkubwire yuko uyu nawe yamuvuzeho byinshi bitangaje biteye amatsiko. Mutesi Scovia ni umunyamakuru mwiza kandi akaba n'umubyeyi mama w'u Rwagasabo. So biganiro byo ndabirebaga njya nkunda no kureba ibiganiro bimeze nka kuriya tukinjira mu biganiro hana mu kindi gihugu agiye gukoreramo akadutembereza ujyanye n'urugamba twere ukuntu bimeze nyine no umuntu uri seriye cyane kandi njya nkunda kureba ibintu biri seriye cyane kuriya. So rero ngize imana nkabona umuntu uri seriye nkawe ndi umufana wiwe cyane kandi nifuza ko tutazamubura kuko numwe mu bantu bagize uruhare
mu itangazamakuru kugira ngo ribe na serie, anavuganira abahanzi bamwe na bamwe bakizamuka bakoze amakosa kuba turamwana mu kanire ariko nimo mubabaze mu murekure basi nawe yakisubiraho. So rero ajya na supporting urubyiruko cyangwa abana bakiri kuza. So rero rumwe mu bantu b'inkingi ya mwamba kandi nge mumenye vuba pe, ariko mu gihe gito mumenyemo ibi nakozemo naho yahoze kuva kera, bivugwa ko byose byari birenze. Tugana ku musozo reka nkubwire yuko uwitwa Kapiteni Regis yavuze kuri Yakamwana nawe muramuzi, ni umunyarwenya, ni umusitari muramuzi. Reka nkureke wumve ibyo nawe yamutangajeho ubundi nza tugana ku musozo. Yakamwana kimwe mu bintu bya mbere numvishe nuko nk'indege yamusize agiye kujya muri Amerika, birarambabaza ndavuga ni bro mu gihe yariboneye visa none asigaye wajya kuduca ngo turagabura nyine kumva ndabikomperinga ngo birambabaje. Ariko Yakamwana agira Mike courage man, visa yo n'ubundi nibidukundira tuzayishakemo tuyimure n'abandi bazifuza ko dufatanya. Ubwo simbizi niba wenda na embassy zazamo, ariko bikunze Yakamwana yanagira. Reka ngushimira rero twakomeje kubana muri iyi minota igera muri 10 n'ingahe tubanye muri iki kiganiro dukusanya amakuru ya bamwe mu basitari mukunda, byinshi mutari mubaziho bikaza kuvugirwa hano. Nge nitwa Mr Kira, ndabakunda cyane. Reka nkubwire ngo kora subscribe, ufungure inzogera utazaza wibagirwa cyangwa ucikwa namwe mu makuru twabazaniye kuri no YouTube channel yanyu. Ndagushimiye ku mwanya wafashe wo kureba ino video ukayirangiza, ndagushimiye wewe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora ukaba umaze kuyikora. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.